ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jessica zo mipanga icyogere mu nkuba, umwami w'abagore. Banyarwandakazi, ngira ngo nkuko musanzwe mubimenyereye hano tuba tugenda tubagezaho amakuru bagenda acicikana hirya no hino. Niyo mpamvu none ahangaha dushaka kubabwira ku bijyanye n'urubanza rw'umwana bita Titi Brown. Titi Brown rero n'umwana ugimenyekana hano mu muziki nyarwanda nk'umubyinnyi w'abahanzi, ahagenda agaragara mu clip menshi cyane muri clip z'umuhanzi bita Bruce Melody Itahi Wacu. Titi Brown rero akaba kuri aya magingo aya ngaya tuvugana abarizwa ahantu bita i Madrid, benshi bazi nk'imageragere. Rero akaba akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utagejeje ku myaka. Aha hantu rero aho bita imageragere, Titi Brown akaba hamaze umwaka urenga agerageza kuba yaburana rukabura gica. Uyu munsi rero nibwo Titi Brown yazanywe mu rukiko, ubwo bageragezaga kuba bamusomera dosiye yiwe basanga idahari, ngo rwose agomba kuzongera kuburana tariki 18 Gicurasi uyu mwaka wa 2023. Byagerera bivugwa n'abantu benshi cyane bagenda bilamanta, abandi bagenda bagaragaza ko uyu mwana yagakwiye kuba arimo araburana ari hanze mu gihe dosiye ye idahari. Abandi bakajya bavuga ati dosiye yariwe n'iki ko idahari, ese bimeze bite? Kubera ko kugeza amagingo aya ngaya uwitwa Titi Brown aracyari kuri cya kindi bita ngo ni 30 jours. So abantu benshi bakagenda bibaza bati niba umuntu ari kuri 30 jours azamara imyaka igera kuri ngahe akiri kuri 30 jours gusa? Kuki urubanza rwe rudasomwa? Cyangwa se kuki niba koko rwaraburiwe irengero, kuki se rero urubanza nyine rudeda ruhinduka urucabana akaba yasohoka maze bakazongera bakamurega ibindi, cyangwa se wenda bakareba ibindi bintu bishoboka kugira ngo uyu musore rwose abashe kuba yarenganurwa. Ibi ngibi rero bikunze no kubaho rimwe na rimwe mu manza zimwe na zimwe, ariko rwa Titi Brown rwo rwavuzwe ho byinshi n'abantu benshi cyane. Umwe mu bantu banabivuzeho cyane cyangwa se bagiye banabigarukaho cyane kuri ibi ngibi bya Titi Brown, k'impamvu urubanza rwe rwa buri wirengero cyangwa se dosiye yabuze wirengero kuki atasohoka, harimo umugabo bita Lucky Nzeyimana nawe wabajije ku rubuga rwa Twitter abaza niba koko urubanza rwa Titi Brown rwaraburiwe irengero kuki atagakwiye gusohoka. Ndagira ngo wenda namwe abantu bamudukurikira 5 kwa 5 hano kuri Gasuku Media TV muze kuza kutubwira ati urubanza rwabuze bigenda bite. Urumva twebwe ntago tuba tuzi wenda amategeko byimazeyo n'ibiki byose, habaye hari nk'umuntu uzi bijyanye n'amategeko yatubwira niba koko umuntu dosiye yabuze ikabura mu rukiko, niba ashobora kuba yarekurwa cyangwa se wenda niba akomeza akaguma mu munyururu kuri ya 30 jours. So abahanga rero mu bijyanye n'amategeko muze kuza kuturebera mutubwire kugira ngo natwe tubashe kuba twakungukirwa na bimwe mu bitekerezo byanyu. Ngayo nguko rero iyi ngiyi ni Gasuku Media TV. Uyu ni umuhungu w'abanyarwanda Jessica zo mipanga icyogere mu nkuba. Mukore subscribe cyangwa murorere.